Mwaramutse neza umunsi mwiza twishimiye cyane kuba turi kumwe namwe nkuko mu bisanzwe ni inshuti yanyu coach Esdras Karekezi. Muri ibi biganiro tugiye kujya tuganiraho tuzavuga ku bintu byinshi cyane aho tuzibanda muri ubwo buryo tuzasanga turi kuvuga kuri bijyanye n'imibanire y'ingo, tujyane ku bijyanye na business, uburyo bwo gukora business cyane. Icyo nzibandaho cyane ni selling. Tujye mu bijyanye n'ububyeyi cyangwa se icyo twita parenting, fatherhood, motherhood. Tuzagenda tugira topic zitandukanye cyane ariko zigiye muri urwo rwego. Nkaba ndi hano kugira ngo dusapoting. Ntabwo nzakora njyenyine, tuzakorana namwe. Byumvikana ko ibitekerezo byanyu birakenewe. Reka uyu munsi tuganire ku rufunguzo. Ijambo rya uyu munsi naryise urufunguzo cyangwa se key, urufunguzo. Kadusome amagambo ari mu Baroma ibice 6, ibice 12 umurongo wa 6. Ayo magambo ahera ku murongo wa 6 turageza ku murongo wa 11. Aravuga ngo nuko kuko dufite impano zitandukanye nkuko ubuntu twahawe buri. Niba twarahawe ubuhanuzi, duhanure uko kwizera kwacu kungana. Cyangwa niba twarahawe umurimo wo kugabura iby'Imana, tugira umwete wo kubigabura. Cyangwa uwigisha agira umwete wo kwigisha. Cyangwa uhugura agira umwete wo guhugura. Ugira ubuntu abugire atikanyiza. Atwarana umwete. Ugira imbabazi azigira nezerewe. Urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya. Mwanga ibibi urunuka, muhorane n'ibyiza. Kubyo gukunda bene data, mukundane rwose. Kubw'icyubahiro umuntu wese ashyire imbere mugenzi we. Kuby'umwete ntimubi byangwe, muhirimbane mu mitima, mukorere umwami wacu. Ni amagambo atari maremare, ariko tugiye kurema ibintu bitatu. Nkuko narivuze ko ari urufunguzo. Buri muntu wese ajya kuza hano mu isi afite ukuntu bamuremye. N'Imana yamuremye. Ijya kumurema ifite ukuntu yateguye azabaho. Ifite ukuntu yateguye ibyo azakora. None buri muntu wese afite impano ye. Bamwe bafite impano zo kwigisha nkanjye. Abandi bafite impano zo gufotora. Abandi bafite impano zo kuyobora, leadership. Abandi bafite impano zo gukorera abandi, icyo bita service delivery. Abandi bafite, buri muntu wese afite impano. Uko kuntu byagenwe, nareba ku kigereranyo kiri mu magambo ari mu itangiriro. Nkunda cyane ukuntu havuga ngo Imana yaremye ibintu byose, irema ibiti. Ariko iri kurema igiti ngo yaremaga igiti igashyiramo n'utubuto twayo. Mu yandi magambo yaremeragamo n'ubuzima bwa reproduction, ubuzima bwo kororoka bw'icyo giti ikaburemeramo. Muzi ibyo biti ukuntu byaga bimeze. Igiti kimwe n'umwembe, ikindi n'avoka, ikindi ni inanasi. Hari ibindi biti tutabonaho imbuto ariko bibamo imiti. Buri giti gifite umumaro wacyo. Buri giti gifite akazi kacyo. Niko natwe turemetse ku buryo buri muntu wese bamushyize mu mwanya we. Noneho ikintu gikunda kubaho, urabona ko abantu benshi baraza akavuga ati igihugu navukiyemo ntabwo kimeze neza, ngewe navutse ku babyeyi bameze gutya, ngewe navutse ku bameze gutya. Umuntu ashaka impamvu, imisoro, imvura yaguye ntabwo nabonye uko mbikora gutya, ngewe buriya nta mashuri mfite, ngewe buriya. Ibyo bintu byose ndagira ngo mbabwire ko iyi Imana yo ijya kurema ntabwo yishingiye kuri ibyo ngibyo, ahubwo ifite ikintu yashyize muri wowe. None igisabwa rero cya mbere ni iki? Kuki ndarwise urufunguzo? Ni ukubimenya. Ukabimenya. Wamara kubimenya ukabisobanukirwa. Kubimenya kugira ariko nabwo ngo ubimenye bisaba ngo ukure amaso ku bandi. We kureba ibintu ahubwo wirebeho. Umuntu wumva iki kiganiro turi kuvugana birasaba ngo yirebeho kandi amenye ko hari ikintu yaremanywe. Icyo kintu yaremanywe
kirakomeye cyane. Umwe buri muntu wese afitiye impano. Niki gikomera? Abantu murabizi ukuntu umuntu ashobora kuba yandikisha, umuntu akora, abantu bamwe bandikisha indyo, abandi bantu bakandikisha imoso. Ubwiye umuntu wandikisha indyo umuntu yandikisha imoso ntibikunda. Niye mpamvu? Ashobora kubona uwandikisha imoso yandika neza, ariko we bikanga kubera ko ntabwo akaboko ke kandikira ibumoso. Uw'ibumoso nawe uyu mujyanye mu buryo uramwanga. Ngira ngo nk'ababyeyi barabizi, kera hari ababyeyi bakubitaga abana bakabakubita cyane kugira ngo barebe yuko umwana yaza ngo areke kwandikisha imoso yandikisha indyo, ariko bikanga kuko uko kuntu ari yandikisha indyo biri programme, biri mu buzima bwe, yarabiremanywe. Icyo kintu yaremanywe ntabwo gihinduka ngo bikunde. Icyo none bisaba ngo akorere muri bwa buryo bwe, n'igihe amaze cyose akora iby'abandi niko bigenda. Iyo ugiye muri domaine itari yawe, iyo ugiye mu mwuga utari wawe, wangizamo ibintu byinshi. Birasaba rero ngo ugire uti ubimenye. Numara kubyimenyaho, hari ikintu twasomyemo hariya ngo umuntu namara kumenya icyo kintu atangira gikore. Noneho hari icyo bavuga rero, kugikora bisaba ngo ube au maximum, ubikore ku rwego rwo hejuru, at your maximum. Buri muntu wese afite uko akora. Ngiye nawe dushobora kuba dufite impano zimwe ariko ntidukore kimwe. Wowe na runaka mushobora kuba mutafite impano ariko ntimukore, ariko icyangombwa nuko wowe utanga umusanzu wawe. Iyo utanze umusanzu wawe, niki kintu cya mbere amaso yacu yari kureba ku bandi, ntabwo umenya ikintu Imana yagushyizemo. Ariko Imana yagushyizemo impano ikomeye cyane, nuyiyoberwa uzarinda upfa hano ntabwo utazwe. Ikintu cya mbere bazamenya ni ikihe? Iyo twagiye kwirimbi cyangwa se aho bashyingura, tuhasangaho ahantu bandika kuri hariho ahantu bandika bakavuga ngo yavutse kuri uyu mwaka, yapfuye kuri uyu mwaka. Ushobora kuzasanga ari cy'abantu bakuziho, ariko iyo ukoresheje impano yawe abantu bazakumenya kuri ya mpano. Reka dutanga urugero kuri kiriya giti twavuze. Kiriya giti ntabwo abantu bajya kureba voka, ahubwo barya voka. Abantu ntabwo bajya kureba umwembe, ariko iyo umwembe weze baza kureba. Abantu ntabwo bajya kureba ubwiza bw'ipapayi, ariko bakunda ipapayi, imbuto z'ipapayi. Bivuze ko imbuto zikomoka muri wowe nizo cyane dukeneye, kandi urazifite nk'uko nanjye nzifite. Reka ntanga urugero, uyu mwanya hari abantu benshi cyane bafite impano nk'iyi ngiyi yanjye. Nkeka yuko ubwabyo kumbona byonyine hano bishobora guhita ko bikurura impano zabo, bakavuga ati burya natwe dufite ikintu twatanga. Ariko ntabwo gutanga bivuze ko mwese muzaza hano, ntabwo bivuze ko gutanga abantu bose bazakorera mu biganiro, kuko hamwe n'uburi gutanga service uzatanga service. Buri muntu wese muri domaine ye afite icyo atanga. Reka turebe rero za mbuto. Iyo umaze kwimenyaho urufunguzo, icyawe nuko utangira kuzigaburira, utangira kurya ibiryo. Ibyo biryo birasaba ko wihugura mu byo uzi neza, birasaba ko wihugura muri bya bindi wamaze kumenya ufite mu mpano yawe. Uko ugenda ufumbira bya bindi niko wera imbuto nyinshi zijyanye na cya kindi uricyo. Akaba ari cyo ngicyo tugukeneyeho, nanjye nicyo munyeneyeho, nicyo n'abandi bose tubakeneyeho. Ibyo ngibyo uko bigenda bizamuka, niko umumaro wawe ugenda ugaragara. Reka tuvuge rero ni gute mu biganiro nk'ibi ngibi tuzadutangamo ibitekerezo, ariko buri muntu wese agomba kumenya ko afite impano. Ikirangiramo ni ikihe rero? Bavuga bitewe nuko buri muntu wese afitiye impano ngo dukundane. Bisaba ngo ukunde mugenzi wawe, kubera ko ntabwo impano afite nawe ntayo ufite. Ivoka ntiyaba ipapayi, n'ipapayi ntiyaba avoka, ntiyandaba n'umwembe. Ariko iyo mpano uko wakira mugenzi wawe mu buryo bwe, mwumve, umutega amatwi, umenye yuko nawe afitiye impano, nawe kandi agukunde kubera ko ibyo ufite nawe ntabyo afite. Ibyo bintu nibyo bituma umuntu ku giti cye atera imbere, nibyo bituma umuryango utera imbere, nibyo bituma igihugu gitera imbere, nibyo bituma isi ishobora byonyine kugira kuko ibindi byose iyo umuntu atarebye ku mpano atangira kureba ku byo abandi bagezeho, ntamenye ibimurimo ko nawe bifite umumaro. Ariko uko ugenda utanga impano yawe ugirira abantu benshi umumaro. Reka turebe, umaze igihe kinini ubikora cyangwa se uzi n'impano yawe, icyo ukeneye kumenya, ese uyikoresha mu buryo bwo hejuru cyangwa ukomeza gutega amatwi abandi? Impano yawe reba mu gihe cy'umwaka umwe
katureba amezi 3 numara kumenya iki kintu ufite muri wowe, iyo mpano yawe, icyo ngiki Imana yaguhaye kitagirwa n'undi wese, witeguye kugikoresha. Noneho reka turebe mu mwaka umwe utangiye kubikoresha bizaba bimeze biti. Mu myaka 2 uraza gusanga buri muntu wese aho bamuteye, aho bamuteretse, aho bamurambitse, afite uburyo bwo kuherera imbuto, afite uburyo bwo kuhagaragariza icyo bamugize cyo. Namwe nimurebe abantu bose bo mu muryango wawe, buri muntu wese abashije gukora akagaragaza impano imurimo. Abana baturi hasi bakaza babona impano ikurimo bakwigana, bizaba bimeze bite? Reba amezi 6, bari umwaka, reba umusaruro uzatangira gutanga. Amaso yawe atakiri kureba ku bandi, ahubwo ari kureba ku mpano yawe. Mu biganiro bikurikira tuzakomeza turebe uburyo umuntu impano ye ayimenya, ariko noneho tureba ingero z'impano. Ingero z'impano ntabwo zose tuzabasha kuzivuga hano, ariko buri muntu wese, haba mu makuru, haba mu batwandikira, tuzajya tugenda tureba uko impano umuntu ayikoresha kandi akayibyaza umusaruro. Nizeye yuko dukomeza kujyana. Mbifurije umunsi mwiza. Tuzajya tugira iminota nk'iyi ngiyi 10 ya buri munsi yo kuganira, tuganira ku nama zadufasha kujya mbere no gukura ibintu bisitaza mu nzira yacu. Erega impano yawe nawe yakora. Urufunguzo n'uruhe? Ni ukuyimenya, ahasigaye ugafungura icyumba impano yawe ibitsemo. Iyo umaze kuvana amaso ku bandi, uhita ubona urufunguzo rubasha gutuma ufungura, wafungura ukareba icyumba kibitsemo ibintu byawe babikizemo, ntugire ikibazo. Muri iyi telefone iyo bayikuye mu ruganda, baza babizi neza ko ifite ibintu byose. Iyo uyifunguye nibwo kamera itangira gukora, iyo uyifunguye nibwo ubasha guhamagara, iyo uyifunguye nibwo ubasha kumenya ukohereza message. Hari n'ibindi byinshi cyane bikorerwa muri iyi telefone bidashobora gukorwa idafunguye. Numenya urufunguzo urafungura, kandi buri telefone iri ukwayo. Nkuko ndukwe ungendemye ukwanjye, nawe uremye ukwawe, ariko urankeneye nanjye ndagukeneye. Reka dufungure. Umunsi mwiza. Inshuti yanyu Coach Esdras Karekezi.